Murakoze cyane, reka twongere tubasuhuze mwese muraho muri amahoro. Abadukurikiye reka tuvuge uti shalom shalom, Imana ibane namwe kandi ibahe umugisha. Twishimiye kuba turi hano muri bazanga, turi ni hehe, turi kwande, twaje gukora iki mu gikorwa cyacu cya buri munsi. Twafashe urugendo rutoroshye rutana rugufi twerekeza Indiana tuje kureba umukozi w'Imana, umuvandimwe ufite ibikorwa byinshi. Twishimye kandi twanejejwe n'uburyo batwakiriye. Reka tubahe ikaze, nawe tuvuga ngo ni karibu, tumuhaye ikaze kuri channel yacu online Mubwiriza TV, nawe atwibwire kandi anabasuhuze, hanyuma dukomeze. Murakoze. Amahoro y'Imana, shalom. Shalom ni ijambo rifite igisobanuro kinini cyane. Shalom ni n'umuhungu wanjye, bivuze amahoro. Nitwa Frère Théoneste Nzaramyimana. Mu buzima busanzwe ndi Dr. Théoneste Nzaramyimana. Nkaba nishimiye rwose kuba nahuye na mwene data, twamye tuvugana ku bintu akora. Numva ni ibintu bishimishije, ni ibintu twagakwiye gukora. Nkuko mbwira abantu b'inshuti zanjye, turi mu kinyejana cya 21, aho tekinoloji ariyo nzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, ariyo turi gukoresha ibintu byose. Ndumva kabisa nishimye kuba yaje kunsura tuganire ku bintu bitandukanye. Yego, murakoze cyane mbe mwene data Théoneste Nzaramya Imana igumugisha. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu kandi yanyu Umubwiriza Online TV. Ni karibu. Amen. Thank you. Turakwakira kuri channel yacu, natwe watwakiriye iwawe. Watwakiriye hano turi iwawe, uratwakira natwe turakwakiriye kuri channel yacu kandi yanyu. Ni karibu. Murakoze. Tuguhaye ikaze nyinshi. Reka rero twongere tuyakire karimo tubakira tuvuga ngo tubahaye ikaze mwebwe abadukurikiye aho muri hose, yaba muri Afrika, Iburaya, Amerika, mwese ni karibu kugira ngo duhane ibitekerezo, bubashe gukurikira ibiganiro byubaka kandi bisana imitima ya benshi. Reka mbere yuko dutangira ikiganiro tumanze dusuhuza abantu bari muri Congo. Of course nkana twavukiye kandi twanabaye igihugu twavukiyemo, igihugu twaturutsemo. Twumva ko bagomeza kwa makimbirane n'ibibazo byinshi by'intambara zitandukanye, cyane cyane mu gace ka Rucuro aho bita Irwezamenyo. Hagomba kuvugwa imvururu nyinshi cyane z'intambara zitandukanye. Tuvuga ngo mwihangane kandi mukomere, Uwiteka arabizi kandi arabibona. N'igihe Imana izacinzira musure mu mahoro. Tukavuga tuti nkuko twabyumvishije ubundi kuri BBC, gahuza miryango yavuze ko mu Buganda naho hari abavandimwe, ariko ni igihugu kirimo ibibazo bitandukanye ndetse cyadutswemo n'intambara yo mu bwoko bwa Ebola. Bavuze ko haje Ebola itoroshye iri mu bwoko bwa gatandatu kandi ikaba iri guhitana abantu benshi. Ariko icyo kintu akaba ari ikintu gihari ndetse kinavugwa ko bari kugitorera umuti, ariko bisaba kugira ngo bashake urukingo kugira ngo bakingire abantu bari gukomeza kwandura ndetse n'abantu bari gukomeza gupfa, kuko abantu bose ntabwo baremewe gupfa, ahubwo abantu baremewe kugira ngo babeho bahimbaze Imana. Ikindi nacyo tubabwira ko burya ari byiza kuba hafi y'Imana, nkuko umuntu yavuze ati ni byiza ko umuntu yakora agakoresha imbaraga ze zose akabasha gusevinga nk'umuntu uzamara imyaka n'imyaka, ariko mu kwizera kwacu tuyo twizera nk'abatazabaho ejo. Kuko mwumvishe ubushize, igihe gishize haba ikibazo cya coronavirus iba mu buryo butunguranye, abantu batari biteguye, batari banazi. Ariko iyo corona yabaye ikibazo ku isi hose, nanabona igihugu yabaye ikibazo ku isi hose. Uburyo bw'ikoranabuhanga nibwo bwaje kudufasha, tubona ukuntu buduhuza n'abantu, dusabana n'abantu, tubona uburyo bwo gusenga, bategura Zoom, abandi ku WhatsApp, abandi ku video call,
kugira ngo abantu babashe gusabana ndetse no gusenga no gushaka Imana biciye mu ikoranabuhanga. Ntabwo twateguye ikoranabuhanga yo tubashe gukomeza gusakaza ivugabutumwa ndetse no gukomeza kuganiriza abantu hirya no hino yo tumenye amakuru ariho, ntabwo tubamenyeshe amakuru ahari, yaba ari amakuru ari ku isi, yaba ari amakuru y'ijambo ry'Imana, byose ni byiza ko tubimenya kandi tukabisobanukirwa. Aho rero mu Bushinwa niho naje kumva BBC, naho vuba aha ngaha nkunda gukurikira amakuru mu buryo butari cyane, ariko iyo mbonye akanya ndakurikira. Naje kumva ko mu Bushinwa hongeye kwaduka icyorezo cy'indwara, ndetse hakaba n'abantu 9 bashyize mu kato. Hakaba hadutse virusi iri mu bwa O, ariko nayo ije nka coronavirus. Iyo coronavirus ije mu bwa O, naho twamenya ngo ije gute, izaragira gute, ariko reka babwire ngo bitaravugwa cyane. Imana ishaka kuba iri gushugurika, iri kureba ukuntu ibigenza, kuko abantu bose ari ab'Imana, ni Imana baremye. Ariko ngiye ngizera ko byaba byiza nitube abantu b'Imana gusa, ahubwo tukaba n'abana b'Imana. Ese waba umwana w'Imana gute? Ese wabasha kumenya ijambo ry'Imana gute? Ni ibintu tubahishiye, ariko reka twongere tutabikije amatsiko. Uyu muvandimwe turi kumwe nawe, twishimiye kuba nawe, ariko mbere yo kugira icyo dukora, ni umukozi w'Imana kandi akafite imirimo myinshi hano mu gihugu akora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Indiana. Aduhishiye byinshi rero kugira ngo aho apfundikiye akadupfundurira kugira ngo namwe abasanganize ibyiza afite, ntabwo tubashe kubisangira. Ariko mbere ya byose nk'umukozi w'Imana nitwatangirana n'isengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kugira abo gifasha, ndetse kinabakore ku mutima, abo kwizera bizere, abo gufashwa mu mirimo runaka bafashwe, ariko dutangira n'isengesho. Ibyo ni byiza, uvuze ibintu byinshi kandi by'agaciro. Hari urebye turi mu bihe bya nyuma, kandi muri igitabo cyiza nkunda cyane n'amasomo neza, ariko kiruta ayo masomo neza ni Bibiliya. Bibiliya hari igihe nigeze kuvugana n'umuyisilamu w'inshuti yanjye ku ishuri, arambwira ati Bibiliya ye ntabwo nyemera. Ndamubwira nti kubera icyo utayemera? Ati Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu bisanzwe nyine, ati nta bintu byinshi birimo. Ndavuga rero nti ikintu wanyereka igitabo cyakubwira ibyahise, ibiri kuba n'ibizaza, nicyo gitabo ikinyeretse. Jewe nukinyereka nzahita mpakana ko Bibiliya, mvuge ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'abantu basanzwe. Ubwo rero ibintu byose uvuze ni ibintu biri gusohoka, ni ibintu Imana yavuze mu ijambo ryayo. Ntabwo ntinze, ariko nashaka kuvuga ko ibintu byose uvuze, ibintu ugiye muri Bibiliya yacu yera kabisa wabisangamo. Ijambo ry'Imana yavuga ati unshyire imbere mu bintu byose. Reka tubanze dushyire Imana mu bintu byose tugiye kuvugana, kuko utayishyize, iyo uyishyize imbere nayo igushyira imbere. Reka ndumva rwose nta kibazo, twabanza n'ijambo ry'Imana. Yego, wasenga rero. Twasenga n'isengesho. Mana yacu turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye na Frère Damien avuye Louisville, Kentucky, akaza hano Indiana, ari gushaka kumenyekanisha ijambo ry'Imana, ari gushaka kumenyekanisha ibintu bitunga roho bikanatunga umubiri biciye muri iyi tekinoloji. Mana yacu turagusabye umanuke utwiyereke, umanuke uyobore intambwe zacu, umanuke ukomeze urebere abana bawe, ariyo za Congo, ariyo za China, ari hano muri Amerika, ari muri Ukraine na Russia. Mana yacu ni wowe uzi ufite umugambi, ni nawe ufite ijambo rya nyuma ku bintu byose biri kuba. Mu gihe twitegura kuza kwawe, Mana yacu ratubwiye ati muzamusenga nkaho nshobora kuza nyuma y'isegonda, munakore nkaho nshobora kuza nyuma y'imyaka 1000.
uno munsi tufite icyizere ko ibintu tugiye kuvuganaho bizagira akamaro abavandimwe bacu muri Kristo, yemwe n'abandi bandi bari hirya no hino bari mu duce dutandukanye. Twizeye ko ushobora gukoresha ubu butumwa ubagezaho uburyo bashobora kubaho mu buzima, uburyo bashobora kubaho gikristo. Tubisabye byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha rw'isengesho. Rero reka twizere ko ibintu bizagenda neza, kuko burya avanga ibintu biri mu Imana bigenda neza. Turasaba kugira ngo uyu murongo wacu Imana iwushyigikire nk'uko yabiteguye, nk'uko yabidushoboje, iwushyigikire nk'uko bivuze, uzabashe kugera ku bantu bose, abantu bose babashe kumenya ukuri. Rero nibyo twashaka kugira ngo tuvuge, tukwakira kandi tuguhereza ikaze nanone kuri uyu munsi, nubwo turi iwanyu ariko twongeye kubisubiramo, tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye. Ese muri Indiana ni amahoro? Ya, muri Indiana ni amahoro, agakonje gatangiye kuza, ariko akazuba kari kuva no munsi rwose. Imana yawuhaye umugisha, banza yarizi ko muri bose bikumvikana. Turabishimiye rero, rwa rukumbuzi rwo kongera kubabona. Burya ngo umuntu gakumbura uwo yabonye, kandi umuntu agakumbura icyo yariye. Burya iyo tuvuga dukumbuye ijuru, ntabwo tuvuga dukumbuje gusa batahaze. Baravuga ko n'Imana bagezeyo, barahageze, barahareba, baraharunguruka, ngo turakumbuye. Nari mbakumbuye kongera kubabonaho, ntiwareba ibyishimo mfite kongera kubabona. Kabisa ni umunezero mwinshi. Reka nongere mbabwire ati, umudamu yambwiye ati ningera hano mbasuhuze, mbabwire ngo arabasuhuza cyane. Mufasha wawe turamusuhuje nawe mu izina ry'umwami. Umuryango wawe wose ukomere ku mwami wacu Yesu Kristo. Twishimira rero kongera kubakira, tuvanga abantu bose bari muri Indiana tubasuhuje, abantu twa Sekentaki bose turabasuhuje. Tuvuga ngo Imana ikomeze ibane namwe. Rero uburyo wakwibwira abantu nk'uko watangiye bivuga, wakwibwira abantu gute? Ese Théoneste ni muntu ki? Biragoye burya kwivuga. Biragoye kwivuga, ariko ngiye kugerageza. Theo, navukiye mu Rwanda, ndi umunyarwanda. Nize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda. Ubwo abahazi ni Butare kuri seminari nto ya Karubanda. Butare numvise bavukana biri yisumbuye. Ubwo ni Butare kabisa. Ubu niho nize amashuri abanza n'ayisumbuye. Ubwo nari nzi ko nzaba umupadiri, kuko nagiye mu seminari nto nitegura kuba umupadiri. Ariko Imana burya bipanga, urapanga ariko Imana igapanga. Ubwo ndangije nabonye amahirwe yo kujya muri Zimbabwe, niga muri kaminuza iri prive yitwa Africa University, muri y'ahantu hitwa Mutare, muri province ya Mutare muri Zimbabwe. Ubwo nibwo nabonye amahirwe, ngeze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza, nibwo nabonye amahirwe yo kuza gukora stage hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose navuga ko ari ukuboko kw'Imana nabonye, kuko nari ndi kupigana n'abantu bakavukire bo muri Zimbabwe. Ndi jyewe jyenyine navuga w'umunyamahanga wiga kuri iyo kaminuza mu buhinzi. Urebye rero n'ukuntu bo bari bafite, navuga ubumenyi na experience yenda indushije, yewe kubwanjye nk'umwana w'umuntu numvaga ari ibintu yenda ntazabona iyo opportunity cyangwa uwo mwanya wo kuza hano. Ariko Imana yakoze igitangaza, ngiye kumva numva nigiye batoyemo. Ndaza nkora stage hano muri leta ya Illinois, muri Illinois, niyejyanye na Indiana.
benshi bazi Chicago. Ubwo ndangije famille burya iyo wize ijambo ry'Imana tuze amateka ya Yosefu, aho Yosefu hose yagendaga no muri prison yateraga imbere, aho agiye kwa Potifa, inzu ya Potifa itera imbere, ubukungu buriyongera, ariko kubera ki iyo Imana yaguhaye umugisha, aho ugeze hose haba umugisha. Ubwo rero famille yanyakiriye iravuga ati turashaka gukomeza amashuri. Ubwo nasubiyeho kurangiza mitangaruka bandihira maîtrise icyiciro cya kabiri cya kaminuza kuri Illinois State University, aho nakoze agronomy cyangwa ubuhinzi. Noneho nkirangiza nibwo nabonye amahirwe yo kuza kwiga kuri kaminuza yo muri Indiana yitwa Purdue University, iherereye muri West Lafayette, mu mujyi witwa West Lafayette. Nibwo nakoze program doctora, program yitwa Agriculture Science. Ngereranyije navuga ko ari ubuhinzi na science. Noneho iyo kaminuza ku giti cyanjye numvaga ntafite ububasha bwo kwinjira, kuko iri ndumva muri program yanjye iri muri 3 za mbere ku isi ziyoboye ku isi. Rero kuva naravukiye mu Rwanda nkagera muri iyo kaminuza icyubahiro Imana, kuko Imana ishobora kuvana hasi ikakwicaza n'abantu kabisa. Noneho ngira n'amahirwe kubera kwizera ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, naje no guhita mbonamo akazi. Urabona kurangizamo ugahita uba professeur muri iyo kaminuza, ni icyubahiro cyari cy'Imana gusa. Nigishamo, ubu ngubu niho nigisha, ariko ndi guteganya kwimuka nkajya muri Kentucky, aho uyu muvandimwe Damien atuye. Bizaba ari ibyishimo kwimuka. Ndateganya kwimuka umwaka utaha mu kwa mbere. Rwose nzaba ndi muri Kentucky ngiye kwigisha kuri kaminuza yitwa Kentucky State University. Yaherereye mu mujyi witwa Frankfurt, niho nzaba ndi kwigisha. Umva rero muri makeya Imana yankoreye ibitangaza. Ntago wabona ikintu yinganya kuba waravuye ahantu nko mu Rwanda uvuga ururimi, byewe nigaga mu Gifaransa, uvuga ururimi rw'Igifaransa ukaza kugeza igihe Imana ihinduriye ubuzima bwawe, igatuma noneho ubasha no kwigisha abantu wajemo. Niyo mpamvu ukurikiranye amateka ya Yosefu yaragiye ahitaba umwana, yari umusimbura w'umwana. Bivuze yuko rero iyo wigizeye Imana nta hantu itakugeza. Ushobora no gushiduka uri gukorana na president cyane rwose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riratubwira ati iyo utemeye, iyo uri umuntu utemera ntago wanezeza Imana. Kwemera rero iyo wizeye ijambo ry'Imana, utitaye ku mashuri wize, kuko Imana ishobora kukuzamurika kugeza ku rutara neza amashuri. Ntago utuzi tubona ari ukubera ko twize amashuri, ni ukubera ingabire z'Imana. Yewe rero ikintu kiri imbere buri gihe ni ijambo ry'Imana. Ibintu mbona Imana yankoreye, mba nizeye Imana ko ariyo yonyine yabasha kubikora. Ndumva ari ibyo nakubwira. Amen. Urakoze cyane mwene data ku busobanuro utanze. Urakoze cyane. Iyo wizeye Imana itagukura na Imana itagushira. Natwe tutize kubwo kwizera Imana yarabivuze, yarabitubwiye tuzica n'ibikomangoma. Nanjye uyu munsi nicara n'igikomangoma cy'umwami, umuntu wize universite akaba ari kwigisha muri university, no kuvuga ngo nanjye ndi muri university.
ariko umuntu haragenda niga umuntu avuze ngo iyo wicaye umunyabwenge ngo ubu umunyabwenge nanjye rero kacimira Imana ko yabivuze iri kugenda bisohoza natwe ubu twicaye n'abakomeye kandi nibitaraba Imana izabikora none Théoneste mu byukuri urakoze cyane kandi turagushimiye ese uravuze ko waturutse mu Rwanda waje gute waje ryari navuye mu Rwanda hafi 2008 nari mfite marume w'umucuruzi muri Malawi nari nzi ko ngiye numvaga ibintu byo kwiga nkimara kuva mu bintu by'ubupadiri n'igihe nagenda ngiye kwicururiza kuko yagiye muri Malawi cyane n'umwene gihugu ariko burya Imana yashaka ko menye ubutumwa bwiza kuko nari numvaga ibintu by'Imana nyine nkabifata teke nkuko abaswahili babivuga numvaga ari ibintu ntashiramo intuza ariko Imana yari ifitiye umugambi noneho ituma mvaho ngaho hari uwundi umugabo ntari nanazi uwo marume yambwiye ati ndakeka wowe ndi kubona wowe uri kuvuga kwiga ariko nashaka kugushyira muri business ugakora ariko ndakeka ko ari umugambi w'Imana namye nkunze kwiga cyane ariko nkavuga nti mbonye business nakwikorera ubundi nkashaka amafaranga bikari ariko uwo marume avuga n'uwo mugabo ati namwakira ariko uwo mugabo kwa ni pastor wakiri ubutumwa yabaga South Africa noneho xenophobia yavangura ruhu yo muri South Africa abanya South Africa bangaga ababimukira byatumye avamo ariko ndavuga nti kwari ukugira ngo ngewe nkizwe byatumye ava muri South Africa yari ameze neza uwo mupasteri ajya muri Zimbabwe ahungira muri Zimbabwe nkushakisha ubuhungiro noneho ndagenda turanahura mpita ninjira muri Gatolika ubwo nkazamurwanya ariko bigezaho noneho Imana inkorera igitangaza urabona kubana na pastor ariko ukagenda muri Gatolika undi arimo kwigisha aravuga ati jewe nzi ko waje hano ari Imana ikuzanye hari impamvu ubwo byagezeho noneho nakirwa agakiza ndabatizwa nibwo nahise nanagenda muri kaminuza nyine kwiga Imana inkoreye igitangaza mbona scholarship cyangwa buruse yo kwiga mfite ibyo kurya byose navuga ko Imana ikora guhera nkitangira kaminuza mu mwaka wa mbere kurinda ndangije doctora yanjye hano kuri Purdue sinigeze ntanga igiceri na kimwe mu myigire yanjye wayabwira Imana ngirakora Imana irakora nta kintu cyananira Imana jewe nabonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwanjye ntabwo ari papa yandihiye ntabwo ari mama yandihiye n'ukuboko kw'Imana kwandiye kuko yaravuze ati nimuze murye nimba mundafite n'amafaranga nimuze munywe iyo wizeye Imana rero nta kintu na kimwe itagukorera ndumva amateka yawe ari menshi kandi hambaye wagiye ubonana n'abantu benshi bakomeye kandi bavuyemo bitandukanye ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana burahambaye reka tubwire abantu ngo muri Yobu haravuga ati nzi yuko ushobora byose kuko nta kibasha kurogoya imigambi yawe uwo ni Yobu arimo avuga ku mirimo n'ibitangaza by'Uwiteka ko Imana ishobora byose abantu bashaka guhiga uyu munsi bakibaza ko birangiye abantu bakwanga bahugambanira ariko inzira z'Imana yakoreye Yosefu mu gihe bagenzi bamugambaniye bakanamugurisha bashaka kumwica ariko hirya yabyo yari imigambi y'Uwiteka nk'uko bivuze Yosefu yageze ahantu hakomeye ajya kuyobora abo mukuru uhagarira ibigega kugira ngo bene wabo ababanzirize kugira bene wabo nibasonza bagashaka ibyo kurya bazajye guhahirayo izo nzira zose ntago wabyumvishije nk'umuntu uri aho ngaho rero mwibaza izo nzira zose mbere
mwene data waciyemo nashaka umubazo na yamatsiko none ufite umudamu n'abana nubwo utabivuze iyo bava umuntu n'iki kwivuga uvuga ati mfite famille umwana umwe cyangwa babiri cyangwa se mfite abana n'umudamu ariko ndabibona ko bahari wenda kubisubiramo ndabibona ko bahari ko bubatse byaciye he byagenze gute kune yamatsiko uzi ukuntu usa neza no kuba padiri nabivuze bitabara neza zabayeho byagenze gute we padiri imigambi y'Imana ntawayirondora niko hari korasi indirimbo ivuga gutyo burya nyine twebwe turapanga nk'uko navuze ariko Imana niyo igena mu cyongereza bavuga ati men propose God impose munapanga ibyo n'Imana ipanga ipanga ibyayo buriya rero njyewe yambonaga ko hari ibindi nzayikorera mu bundi buryo numvaga ngiye kuba padiri yenda ngiye kwiha Imana ariko yari yarangeneye ubutumwa bwiza twakiriye kuko navuga ko madamu afite umugore ni umuganga n'abana babiri turitegura n'uwa gatatu Imana ishibuka uko bitangaza ubwo rero navuga kuki ntabaye padiri nicyo kibazo ndakeka wavuze maze kwakira agakiza kuri uwo mupasiteri Imana imuha umugisha ni pasiteri Damascene yanyereye imbuto tu yanyereye imbuto urabona kuva mu iseminari kuza guhura n'umuntu none uri kukwigisha numvaga jyewe ndi umuntu utava muri Gatolika ariko burya ukuri ni ukuri noneho aramfasha kumenya ijambo ry'Imana ndarimenya maze kurimenya ndasobanukirwa nibwo nari n'inshuti y'abavukanye nk'uko abarundi bavuga y'abavukanye y'ababanyi ba madamu nabo babaga muri Zimbabwe bagize amahirwe yo kuza hano muri Amerika twajyaga dusurana ariko nyine burya ikimana yapanze nari inshuti zabo ariko ntazi ko nzaba n'umukwe wabo ejo hazaza ubwo bo baje mbere njyewe ndi kwiga nyine muri kaminuza bagira amahirwe baza mbere ariko dukomeza tuvugana birangira noneho nanjye nje hano muri Amerika kwiga nk'umunyeshuri turakomeza turavugana noneho Imana iradufasha 2018 rwose tubishyira ahagaragara nibwo twabaye mariye cyangwa twashyingiwe imbere y'Imana noneho dutangira kubana ubwo ibintu by'upadiri mbambiteye short nibyo birumvikana inzira z'Imana ni nyinshi kandi imigambi y'Imana ifite kuri twe birava ngo ni myinshi ni Imana yabikoze nibyo tuganira ariko nifuje kuza kugana nawe uyu munsi hari byinshi ushaka kugeza ku badukurikiye kandi bibafitiye inyungu bibafitiye akamaro niyo mpamvu twagize ngo dufate uru rugendo tuze tuganire nawe nk'umukozi w'Imana ndetse tuganire nawe nk'umuntu ufite imirimo myinshi ushaka kuzafasha abantu kandi bikabagirira akamaro mu gihe kizaza ndetse n'ubu ngubu ubyemeye biramufasha kandi kumugira akamaro none twinje nko mu ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo dukunde abantu bose cyane cyane abo mu nzu y'Imana none nangatse ku jambo rivuga ngo ukurikiye hari icyo bita umukristo n'iterambere ukurikiye iterambere rero muri iyi minsi ndetse n'umukristo ukuntu abayeho ese ari urukundo biri twigisha ari uburyo abantu bakwiye kwizera ubona
bimacinga nibyo cyangwa hari ikikeneye guhinduka kugira ngo abantu bagire ukwizera gushitse? Icyo ni ikibazo cyiza cyane mumbajije, ndumva kabisa. Sinzi uri kubaza ibibazo byiza cyane. Nabamwe nari nakugira nk'umukozi w'Imana nyine naye barande gufashwa. Ndumva vuba hanzahita mbuguterera ikote ukazaza hine ya uri kubaza ibibazo byiza ya ubukristo n'iterambere ya nkuko nabivuze turi mu kinyejana cya 21 ntabwo tukiri mu kinyejana cya mbere cyangwa icya kabiri. Uko tugenda dutera imbere inako mu by'Imana inako iterambere naryo riza. Nk'ubu ngubu rwose cano yawe rimwe na rimwe njyaho yo mbonye akanya nkumva ibyo uri kubwiriza, nkumva pasiteri runaka ibyo ari kubwiriza ngiye kuri YouTube. Ibyo ni ibintu rero biri kutwereka ko ibintu biri guhinduka. Abakristo kubera aho tugeze bari kugenda noneho bava muri munuze mu ikanisa cyangwa mu ichurch gusa, baragenda banajya kuri za YouTube, kuri izi social media, aribwo bari kumva ubutumwa bwiza, aribwo bari gukangurira abandi. Ubu ijambo ry'Imana risigaye risakara ahantu hose dukoresheje iki izi social media. Ndumva rero nkuko tugenda dutera imbere mu bya tekinoloji, n'umukristo agomba kuba atasigara inyuma. Hari n'ibindi rero ugenda ugomba kuba nawe watera imbere mu buryo bw'umubiri, kuko hari nizo mu seminari ikiratini twarakididibuzaga. hari intuze umugani uvuga ngo mens sana in corpore sano, no kuvuga roho nziza mu mubiri mwiza. No kuvuga ntago wajya gusenga ushonje, ntago wajya kwiga ushonje, cyangwa ntago ubu ngubu wavuga turi muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago wakwitora uvuge ngo ngiye uje kunsura n'amaguru nka kumwe twabikoraga mbere. Niyo mpamvu rero iterambere rijyana umukristo agomba gutera imbere mu mwuka no mu mubiri, nibyo bijyana. Ndumva ibyo nibyo navuga mu iterambere ry'umukristo. Umubiri no mu mwuka byose bigomba kugendera hamwe. Ya nibyo. None wo urebye ibyo ni byiza ko turi kubibwira abantu kugira ngo bacuzinga barebe igikwiriye. No urebye urasanga babirimo na cyangwa iterambere riri gushaka ubwanza, ugasanga umukristo ari guta umwanya we. Ese twababwira iki? Niba iterambere riri gutuma umukristo ata umwanya wo Kristo, twababwira iki kugira ngo bagaruke? Kuko wenda mvuga ikintu kimwe kugira ngo mumbe bambe bajije. Umuntu urasanga umuntu umufrere rimwe wenda ashaka ko ari n'umuvuga butumwa cyangwa ni pastor, umuntu pasiteri wenda ngo akeneye kuba umupasiteri abwirize, Imana yabishaka kandi byiza, ari wasanga umuntu agiye muri truck gatwara truck urashaka gutwara icyumweru cyose ntuzi mu church, kumva umuntu amaze ukwezi ntazi mu rugo, ntazi mu church, kandi kumva ngo umukristo, kumva umuvuga butumwa. Icyo nicyo tuvuga ku iryo terambere byari bikwiriye, cyangwa ahubwo bagaruke bamenye ko biravuga ngo mugarukire hari ahantu yo kuva, aho hantu yo kuva ngiye kugira ngo mfashe neza kwasobanura rukumva ari ibyo birakwiriye. Imana ku giti cyanjye, Imana iratubwira ngo dukore, kuko udakora ntakarye. Ikintu navuga rero gituma yenda aba bantu b'abakozi b'Imana aho kugira ngo uragire intama z'Imana usange ahubwo uri kuragira ibindi bintu.
navuga ko ari systeme twajemo tutari kumva. Burya iyi Amerika yubatswe hashize imyaka 400 yenda twavuga ko systeme yubatswe, and nkanjye nawe tuyizamo tukavuga tuti tuje muri Amerika, ariko ugasanga tuzi agatonyanga mu nyanja, ari nabwo ushiduka. Noneho wari uzi ko hari abantu benshi baza ari n'abapasteri, ari abavuga butumwa, avuga genge gukorera Imana muri Amerika, ariko yaza agasanga systeme itandukanye nuko hari hameze. Ugasanga hano nkuko bavuga ngo igihe n'amafaranga, time is money. Ugasanga nimba udakoze uri umukozi w'Imana ntiwakwishyura inzu, ntiwajyana umwana ku ishuri. Rero hari ubundi buryo kubanza kumenya systeme, niyo yagufasha no kumenya uko wakwirinda guta umurimo w'Imana ukajya kwirukanka muri aya matrack. Ariko bitabujije yuko nimba ufite ubushobozi bwo kuba washakisha amafaranga, kuko je nakubwiza ukuri, nimba uri umupasteri ukaba ufite company n'urugero ikora amatrack, ukaba ufite company ikodesha amazu, ese nugira amafaranga, ikibazo cyo kubaka urusengero cyangwa ikibazo cyo kugura ntuze keyboard, ikibazo cyo gufasha wa mukene uje ukuririra, ufite amafaranga, ngende numva byaba ari ibintu byiza, kuko we pastor nurindiriye kujya gufata irya turo cyangwa cya kicumi kivuye mu bantu. Wewe kubwawe ushobora no gukora mu mufuka, ufite uburyo ukaba wanafasha wa mukene, ukaba wakora gakorwa muri rwa rusengero, bakabona. Ubundi umupastor agomba gutanga urugero. Nimba ndi hano muri uru rugo, ngomba gutanga urugero ko ndi umugabo muri uru rugo, ndi umutware. Na pastor rero numva agomba gutanga urugero, hubwo mu tuntu dukeneye amafaranga. Nimba uri ushaka kugira convention, ni wowe uri kwikoteza za menshi, uri kwerekana ko ntago ari ba pasteri ngo nimutanga ikicumi, nimutanga amaturo, ngo pastor none utangiye wumve n'abakristo bagenda bavuga wa pastor wigisha ikicumi n'amaturo ngo yarakize twamukize. Numva ubashije kuba wabona uburyo bwo kuriha no gufasha iceki, byaba ari ibintu byiza cyane. So numva iterambere n'umukristo byajyanirana. Ntuvuge ngo je sinakora cyane, ngo sinajya mu bintu by'amafaranga, ngo kubera ko ngo ntago bibereye umuntu w'Imana. Ndumva Solomon yari umukozi w'Imana, Dawudi yari umukozi w'Imana, n'abakire na n'ubu nta n'ururabyo ku isi. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga, nta rurabo ku isi rwakwambara nka Solomon. Byerekana ko Imana, niyo mpamvu tunavuga iyo tuvuze ngo turi imitwe ntago turi imirizo, bishatse kuvuga ko mu ahantu hose tugomba kuba turi kuyoba. Nimba ari n'amafaranga tugomba kuba turi bakabona ko twatembe. Ese ugira ngo Imana yazamuye Yosefu mu kirahejuru ari uko itari kumugira umuntu usanzwe? Yashaka kwerekana ko ari Imana, ari umutwe atari umuri. Kuvuga ngo turi aho, nimba abantu byumvishe neza, bari kuvuga ngo bisaba managing. Niba ari ukamenya kumanaginga umwanya wo Kristo n'umwanya wo gushaka amafaranga. Nujya mu by'amafaranga cyane ngo bajye mu Kristo, kandi none nujye mu Kristo ngo bajye gukora bibaho. Ibyo bintu tukabimenya muri twe. Ngo abakristo babyumva neza kandi babisobanukirwa. Aho ni byiza kandi bisobanure neza uko bivuze, nibyo abantu babyumve kandi bibafashe. Ko tuza kugeza ku kintu cy'amaturo, ndibuka gatora kandi icyo kintu tukiveho, ko tuza kubufata n'akandi gace gakurikira. Nabwo ikiganiro kigomba kuba kirekire, ariko tukagiramo nk'ibice bibiri. Tugafata part 1 ikazabana part 2, nubwo nibura tuzaguma tukaganira, ariko nagira ngo umwanya tuprofite akakanya kadupfira ubusa. Ko nakubonye ari iminsi ukubona urumva umuntu nkawe, ukubona biba byoroshye,
no gufatiranya niyo mpamvu nashaka ngo bazuvuze ku kintu cy'amaturo n'ino ndibuka ese abakozi b'Imana babwiriza abantu kugwiza abantu nibashaka kubereka ijambo ribateza intambwe mu rugendo rwo kwizera ukabwira ugasanga umukozi ari kubwira abantu ibyo abantu bishakira ndabivuga kuko mfiteho nk'akanosiyo ugasanga ashaka kubwira abantu ibintu bishakira wenda kugira ngo abantu bagwire cyangwa bature kugeza n'igihe umukozi ashobora kujya gusengera umuntu ukumva ngo asengeye umuntu ari ukamwishuye amuhaye amafaranga ibyo bintu ku ruhande rwawe ubyumva ute? Jewe navuga ko ni ipfunwe n'ikimwaro kubona waba uri umuntu umukozi w'Imana uri gusengera abantu kugira ngo baguhe amafaranga kuko Petero yaravuze ati zahabu ni silver zahabu na feza ntabyo dufite ariko dufite ijambo ry'Imana dufite Yesu haguruka ugende urabona icyo ni ikintu cyaka kwiye rero kuranga umukozi w'Imana ubundi no mu butumwa twakiriye muri igihe cyanyuma umukozi w'Imana yaravuze ati ibintu bitatu nibyo bigusha umuntu w'Imana umukozi w'Imana yaravuze ati amafaranga ari ibyo uri kuvuga icyubahiro popularity nyine kumenyekana cyane n'abagore ibyo bintu bitatu uri umuntu w'Imana umukozi w'Imana ukabyirinda ni Imana yagukoresha ikakuzamura ikakugeza aho ushaka ariko usanga iyo umaze kugira amafaranga utangira kumenyekana hose cyangwa ugasanga nimba warize mu rugero Imana yangiriye impuhwe ndi umudokiteri nigisha kuri kaminuza ugasanga uje kureba umufrere cyangwa umwene so urashaka ko nyine kumwereka ko umurenze ni Imana yaguhaye ubwo buryo ndashaka kunyita kanaka ndashaka hari abafrere usanga yitwa frere akongeraho docteur kugira ngo yumvikanishe ko ateye imbere yumvikanishe ko akurenze rero ikintu inzira yo kujya hejuru niyo kujya hasi kandi wicishe bugufi arazamuka buri icyubahiro cyose kigomba guhabwa Imana kuko bwa budokiteri njya mbwira abantu n'urugero nigisha kuri kaminuza narangije amashuri ninjiye muri Walmart turi kumwe ntubone bwa budokiteri bunyanditseho icyo kintu nta gaciro kiba kifite nimba ninjiye muri Walmart ntubone bwa bupasiteri bunyanditseho icyo gihe ntugomba kubukoresha kugira ngo werekane ko urenze rero ikintu cyose kitaboneka kitagaragara ndi umwirabura biragaragara ni ikintu nagenda mbwira abantu ndi umwirabura ariko ikintu cyose kitagaragara ntiwagakwiye kugitaho igihe kirekire rero ku kibazo cyo kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo ubone inyungu zawe nibyo bituma ugwa no mu mitego myinshi ugasanga Imana yaguhaye umugisha iguha n'itarena ryo kuyikorera ariko bikarangira ryatare n'ugiye kurizika ahubwo ugashiduka uri gukorera inyungu ugashiduka uri nka Baramu buriya Baramu ubuzima bwa Baramu bwagakwiye kutwigisha Baramu yari umuntu umuprofete w'Imana yari intumwa y'Imana ariko kubera gukunda amafaranga no gukunda icyubahiro kuko umwami yari yamubwiye ati wowe nzaguha nzaguha amafaranga nzaguha ubutunzi genda uvuma abana b'Imana
usanga abakozi b'Imana benshi bari kuvuma abana n'ab'Imana kubera inyungu z'amafaranga nimbona amafaranga nzajya gute ugasanga ni nabyo uri kugi noneho wagira wa muntu utanga amafaranga menshi mu rusengero akaba yanakora ikintu kibi waza kwigisha ukareba ku ruhande wajya gukubita kuri ya ngingo ya wa muntu uzi neza ko hari ikintu yakoze ukareba ku ruhande kuko n'umuvuga nabi birahita birangira yantoze ya mafaranga azahita nava mu ikanisa usange noneho nta gukigisha kugira ngo abana b'Imana bumve ijambo ry'Imana uri kwigisha kugira ngo nibyo bavuga mu cyongereza ngo preaching with the gloves urashyiraho intoze gloves ntabwo uri gukubita ugomba gukura iyo uri kwigisha ugomba gukuraho gloves nyine ugapanchinga ku buryo wa muntu noneho kuko icyuma kijya kuba neza ubutare bujya kuba bwiza ariko wabuhondaguye rero ibintu byo gusigiriza uzajya mu ijuru Imana iragukunda biriya ni ibintu umukozi w'Imana agomba rero abakozi b'Imana benshi bavuga ko bizeye kandi ko bagendera ku jambo rya Branham yaravuze ariko Branham nanjye namufata nk'icyitegererezo ko Branham tumuhurije twe turamukunda turabana b'Imana the same church then Branham kamuza nk'umuhanuzi Imana hamagaye kandi ikamukoresha numvishe umuhamagaro wa Branham numva testimony ya Branham nkunda gukurikira cyane kuri YouTube nawe ibintu byiza cyane nubwo abantu nabonye batabikurikira cyane usanga ukurikije igihe bivugiye naho bigeze biri hasi abantu batabireba ko ndabibona batabireba nkuko biga bareba ubufuti bw'ubukomediane nyine abantu bakeneye guseka gushyushya ubwonko ariko Branham ikintu yavuze yamenye gukurikirwa n'abantu benshi kandi bakabyumva inshuro yagendaga yigisha akora ibitangaza kubw'izina ry'Uwiteka nta munsi murize kumva yakumuna amafaranga ngo nagukijije ngo mu mafaranga nagusengeye mu mafaranga hari abantu benshi bajyaga bamuzanira ibintu by'ibiguzi nk'ibyo amafaranga bakavuga ati nagashimwe ni igihembo bari bakavuga ati oya ntabwo impano y'Imana ari kugurishwa mugende ayo mafaranga nawe yifashishemo urye atari ko ukuna ahantu abaye uburwayi narifite narajye ndivuza nanga ibintu byanjye binshiraho none kubona mbonye umuntu wangiza kabese ntabwo akomera agasheke nibura kishimwe ngo yamugenda ngo ushimire Imana ntabwo ari Branham ubikoze ni Imana ibikoze ariko muri message byayezemo byo kugira ngo abantu batajya kujya bakunda amafaranga sinzi nimba kuyakunda nimba gutamenya umurongo w'ijambo ukumva n'umukristo nta kimenya umusingi wo kwizera afasha amafaranga ndakareba pasiteri ibyo bintu mvuga mbifite ubuhamya na pasiteri yavuze ko kuyushere ku gicaniro arabivuga muri message uvuga ati umusere runaka cyangwa umuntu runaka yaje mu rugo adafite ibibazo runaka byo gusengera azana amafaranga ngo buri kibazo tukatukibarira amafaranga 20 amadolari 20 ndamusengera nyuma yo kumusengera ibibazo byarashubijwe hari n'ikitarasubizwa ariko nabyo ndizera ko bizasubizwa none ibyo bibazo byo gusubizwa kubera yamwatsa amafaranga kubera amusengeye yabaze ko ari cyangwa ari gusubizwa kuko Uwiteka yumva amasengesho aho rero ngaza kumva ngasanga abakozi nabo bari gutambikira ikindi uvuze abantu bajya baza bagashaka kwigira abera cyangwa intoni ku bapasiteri akaza muri biro yawe muri ofisi yawe muri church azikuna amaturo bayatanga azikuna icya 10 gitangwamo ariko akarengera wa murongo akawurengera akaza kara pasiteri mu nzu muri ofisi mu church akavuga ati narinzanye icya 10 akageza pasiteri ese uwo mukristo nabashatse kugira ngo atebeze agushe pasiteri mu kuko pasiteri uwo muntu byabayeho kugira ngo mbimenye ntabwo yahawe mari ahubwo nuko ibyo bakoze bihishe bijyagaragara izuba riri kuva pasiteri akaza akavuga ati mwebwe muri guharira umurimo abapfakazi kubona umuntu adakora atagira nakora mupfakazi akanzana amafaranga muri ofisi cya 10 ngo mwabahariye imirimo ngo bigiye kuzatuma ngo nimudakora ngo mukore nkabo ngo muzikanga muri gukodesha urusengero nk'abandi
urumva cyo kinavuze akivuze kuko hari byabaye uvango deja yamaze uwo muntu wajyanye mu pasi amafaranga kurande rwanjye yamaze kumuroga mu mutwe amweretse ko ari umukristo nyakuri nashaka kugenda ndi kukiva kugira ngo ugire ikintu ndakwenda kuvuga ibindi wowe ubyumva gute ibyo bintu birakwiriye nko ku giti cyanjye navuze ko uri umwarimu mwiza uri kubaza ibibazo umwarimu ni Kristo uri kubaza ibibazo ndavuga mu mubiri uri kubaza ibibazo biri kuri point nkuko abongereza bavuga navuga ko icyo kibazo rero ubundi iki-10 Imana yavuze ni muzane iki-10 n'amaturo mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana rero iyo icyo ki-10 n'amaturo aje kimwe muri icyo ki-10 tuzi ko iki-10 bwari uburyo bwo gufasha abakozi b'Imana urusengero b'abantu bagize bafite ibibazo ari amaturo ari kugira ngo nimba urusengero hari ahantu hari kuva hagasana muri icyo ki-10 icyo nzi cyo nuko yenda intumwa y'Imana yabyigishijeho yavuze no muri ki-10 pasiteri nawe agomba gufata cyangwa iki-10 akagitanga rero nimba umuntu amuzanye iki-10 akamuhemba numva ari nko guhemba icyo gihe wa muntu iyo agize ikibazo cyangwa akaba yanakora ikintu kibi kikanamenyekana nibwo pasiteri atangira kugira intege nke zo kuba yagenda ngo amukabukira amuzane amubwira ati hari n'abagabo babikora gutyo mu rugo ugasanga umugabo arazanye aguriye imodoka umugore ni urugendo akwereka uko bijya gusanira bijya gusa aguriye imodoka umugore nshyashya ati ni kado ya birthday yawe ariko ukumva ejo uti yamuciye inyuma umugore yabimenya akisaza undi akahita kuvuga turabizi se ati tuzajya kuri vacation ejo bundi ku cyumweru ubwo aba yarangije kumurangiza ubizi kuntu mukunda ndagukunda ubwo ahita byerega satani yanembabarira nuko ni satani ibyo rero nibyo bigenda bigatangira rwa rukundo rw'amafaranga rutangira kuza ugasanga noneho ntabwo wabasha gufata ikibi ngo ukita ikibi kubera ko wa muntu waguhaye amafaranga cyangwa waguhaye iki-10 wowe uri kumubona nk'umuntu w'ingirakamaro kuruta abandi nyine twabyita kabashyize inyorosha iyo nakwita kari ruswa y'abakristo ni ruswa y'abakristo kuko pasiteri ntabasha kuba yaza akabukire cya kibi nabyo basigaye ko bukira icyaha kubera inyungu runaka urumva ni ruswa y'abakristo mu itorero ntabwo bitandukanye n'umwe umuntu numvise ngo yari umucuruzi ukomeye asengera ahantu aragenda aritora ati pasiteri jyewe intebe zose ngiye kuzihindura mpindure ntuze ota yose nanayisakaza amabati yari iriho amategura ati nshyiremo n'intuze n'ibyuma uwo muntu biragoye kuba wakumva ngo yasambanye ngo ubuze ngo umushyire kuri ntuze kuri oto mubwire ati ibintu wakoze nibi cyangwa umuhanura bamuhaneje bagira ikibazo ari wowe uzabatabara ashobora kuvuga ati genda sha munsubize ya mafaranga batakibonye nabo ni ruswa rero kandi tugomba kubyirinda aho ngaho ndabyumvishe ruswa kuvugiza ubuha mu itorero bibaho ni ruswa yo mu itorero ariko ibyo bintu birahari kuko no muri Afurika twasengeraga umuntu umwe ukajya ajya kwa pasiteri kila siku amusura abashyitsi baza ni njyewe urabakira nabagira inkoko kandi kubona inkoko byari ibintu bitoroshye bidukomere cyane no kuba nano twari turi
kugeza igihe bahise bavuga ngo uyu muntu ngasa nk'aho yungirije pasiteri atabwira nta n'umwe bafite mu ikanisa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga iti biragoye ko umuntu w'umukire yinjira mu bwami bw'Imana. Bimeze nk'uko ingame yakwinjira mu rushinge, kuko iyo uri umuntu ufite ubutunzi byoroshye ko waba inshuti ya pasiteri, byoroshye ko wakora ibikorwa nk'ibyo byose, noneho ugashiduka noneho ukontorora pasiteri atari we ugukontorora ichurch, ugasanga reka dukora ibi ngibi bakabanza bakakubaza, no ugasanga niyo wakora ikintu kibi pasiteri nta kintu yavuga, kuko navuga ushiduka nyine wigendeye. Ahita kugira umuntu wa hafi, akakugira umujyanama we, urumva na account y'ichurch, urumva kugira ngo mube hafi. Niyo mpamvu mbwira n'abantu bize bagize amahirwe bakiga bakamenya ijambo ry'Imana. Ushobora kwiga ariko kwiga bikakuviramo umuvumo. Icyambere no kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizakwigisha kwiyoroshya, rikakumanura hasi. Nubwo winjiye muri rya church ya kanisa, umupasiteri ushobora gusanga umupasiteri utaragize amahirwe yo kwiga, utaragize amahirwe yo kugira amashuri wize n'ubumenyi ufite, ariko pasiteri ni pasiteri, ugomba kumugisha inama. Ntabwo ugiyemo n'amashuri yangu utangire ngo jyewe ndi dogiteri runaka, noneho ushiduka bose nyine ikintu cyose na pasiteri batamwumva, bumva wa wundi wize. No, icyo rero ni ikintu kigusha nanone abantu bize, kigatuma bashobora kuva mu nzira y'Imana bajya muri Gehenna. Kubera iki? Urazana amashuri ukayikoresha muri za corruption. Navuze nyine abantu bose noneho ni wowe bareba, ikivuzwe ni wowe bareba, noneho attention yose bakayiha wa muntu not pastor cyangwa umudiyakoni runaka. Nibyo, reka tuve kuri point wenda ariko twatinze, ariko ni byiza kandi ni nawo musingi wacu. Nagira ngo waze kano kantu kanyuma kuri kuya tuhave dufate akandi kakurikira. Ese kuba umuntu ari pasiteri bimuhaye kuba yagendera abandi bantu hejuru, ku buryo ashobora kuba ari ufite ijyanyuma atabasha kugira abantu bahuza ngo bumvikane mu buryo bwo kuyobora cyangwa bw'imikorere. Nkawe nk'umuntu ubwiriza, uvuga butumwa cyangwa ukaba umukozi w'Imana, ubyumva gute? Pasiteri bimugize kuba ari hejuru ku buryo afite ijyanyuma, nta mujyanama, nta muntu wavuga ngo abe yamwumva, cyangwa bafatanya mu buryo by'imyumva. Sinzi nimba uri kubyumva, wamfasha aho hantu ndikubwira uko nabivugamo. Numvise ikibazo ikibazo kiza nanone. Uravuze ati ese pasiteri ari hejuru, abandi ni ukuvuga ari hano, abandi bose ni ukuvuga niwe ukora decision ya nyuma, niwe utanga umwanzuro wanjye. Wabyumvisha nibyo. Tugiye muri Bibiliya, Bibiliya tubwira ibintu byinshi cyane bijyanye n'imiyoborere. Ni nabyo nakubwiye nti ibintu bitatu bigusha umukozi w'Imana, umupasiteri ni umukozi w'Imana. Bitatu: popularity, kumenyekana cyane, amafaranga n'abagore. Rero Yesu yaratubwiye ati ushaka kukuzwa niyicishe bugufi. Umuntu w'umupasiteri agomba, ubundi munoze mu Gifaransa nibo babita serviteur de Dieu. Nyine na abanoze abakozi b'Imana. Uri umukozi w'Imana. Abakozi ni ukuvuga hari umuntu ubari hejuru. Muri ba bakozi rero we wagiriwe amahirwe yuko muri kuba umukozi w'Imana hari abandi bakozi mukorana. Kuko Yesu yarabivuze ati ndi igiti
mwebwe muri amashami urabona rero hari abapasiteri bashiduka bavuze ati jyewe ndi igiti mwebwe muri amashami bagashaka gukora ku ibyo nakuvuga ku deta ya Yesu wenyine bagashaka kuba Yesu mu isi rero kwicisha bugufi nicyo cyambere kumva abakristo kuko Dawudi yari umushumba kandi pasiteri ni umushumba Dawudi yari umushumba iyo intama ivunitse pasiteri ayishyira ku umushumba ayishyira ku rutugu ni ukuvuga intama ifite agaciro gakomeye kuruta pasiteri w'Imana niyo mpamvu iyo intama imwe ibuze nka Yesu yabivuze ushobora gusiga 99 ukajya gukurikira imwe yazimiye nicyo kikwereka ko pasiteri ari hasi y'intama nuko nanjye ko mbibona rero ibintu pasiteri agomba kuba ari umuntu ufite umutima munini wumva wo kwakira ibintu byose akanicisha bugufi ku buryo hubwo yumva cyane agomba kumva cyane kurusha uko yavuga cyane ndumva ari uko byagakwiye kumera Imana iri hejuru yamuhaye ingabire zo kuyobora ariko aba ayobora ni kubw'Imana ntago ari kuvuga ngo ndakuyoboye ngo nigenze ibintu ni Imana yaguhaye iyo ngabire kuko unavuyeho Imana yazana undi kuko Imana yavuze ati muretse no kunsenga nazamura amabuye akanda rero kuvuga ngo ngo ndi pasiteri ngomba kubayobora icyo gihe ugiye muri politiki burya mu nsengero hatangiye kuzamo politiki politiki yinjiyemo cyane ku buryo batakiyoborwa n'umwuka bose babona politiki za muntu ayobora icace kubwo amashuri yize ayobora icace kubwera ibintu by'ibyubahiro no kumenyekana cyane none kandi kanyuma naringiye kubaza ikintu nubwo turi kwatinda ariko reka tuhatinde kuko ni ingirakamaro ku badukurikiye ese umukozi w'Imana nka pasiteri w'icace arashobora kuba yagwa mu kosa ese aguye mu kosa akaba hari ibintu atabona cyangwa atumva ntabwo yahugurwa ese abonetse umuhugura birakwiye cyangwa ntabwo umukozi w'Imana ari hejuru umukorera bikubajije ntabwo yagwa mu kosa ngo ahugurwe icyo ni ikibazo nanone cyiza ikintu njye numva ko bimeze nk'umukozi w'Imana kuko church cyangwa kanisa cyangwa urusengero rugiranwa n'inzu y'umuntu nk'uyu waje kunsura hano nijyewe mutware w'iyi nzu nijyewe nyoboye inzu bitavuze ko nimba hari ikibazo kibaye muri uru rugo nkagwa mu ikosa madamu ataza ati wayobye kandi ikingira umugabo ukunda umuryango cyangwa ukunda urugo rwe nuko numva madamu nkabaye akambwira ati wayobye wakoze ibi n'ibi kandi ni amakosa none nkavuga ati ngira imbabazi sinzongera kubikora icyo rero nicyo mbona ni church cyangwa kanisa zagakwiye kugira umushumba agomba kwicisha bugufi nimba hari ikosa bakarimwereka kuko nimba umwe akubwiye ikosa uwakoze ikosa nundi akakubwira ikosa nundi akakubwira ikosa abari 5 10 icyo gihe ubari uri ikibazo nimba utabasha kumva kuko Imana idusaba kwicisha bugufi ibyongeye umukozi w'Imana na Yesu we ku giti kiwe yicisha bugufi kugeza igihe apfiriye ku musaraba yafite ububasha bwo gukora ibyo ari byo byose ariko yicishe bugufi kugeza igihe apfiriye ku musaraba ndumva rero ibyo ngibyo ari byo byagakwiye kuranga umukozi w'Imana kumva no mu gihe agize ikosa akemera